Dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri. Niturangiza turasoma no muri Luka. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri. Ni urwandiko rwa kabiri. Turasoma umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Haranditse ngo ariko amagambo y'amanjwe atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri bo harimo Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Murongo wa 20. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Some mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Igice cya 16. Turasoma no ku murongo wa 6. Haravuga ngo aramusubiza ati, inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati, enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abaza undi ati, harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati, inshuro 100 z'amasaka. Aramusubiza ati, enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi, kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyi si ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Imana yongere ihimbazwe. Ndashimira Imana ko kuri izi tariki 20 z'ukwezi kwa 2 2025 nanjye Imana impaye umwanya mwiza wo kugira ngo sangire n'abandi bana b'Imana kuri aya meza yera. Imana ibihimbarizwe. Reka tuyikomera amashyi kandi menshi. Umushyitsi umubikira igikapu, ntabwo umubikira ijisho. Umuntu abareba yabona munaniwe, ariko ahari biraterwa n'aka kazuba. Reka turebe abantu baba biteguye kumva no kwakira ijambo ry'Imana. Muzamure ibiganza tumenye aho muri. Muvuge cyane ngo haleluya. Uwiteka. Muvuge cyane ngo haleluya. Nanjye ni amen. Nari ndimo ngenzura nanatekereza, nsanga nigeze kuza hano rimwe, nabwo ni kera, uretse nk'abo twaba tubasha guhurira mu materaniro n'ibiterane ahantu hatandukanye, ariko abenshi wenda naba ndi umushyitsi mu maso yabo, ariko yabagewe namwe ntabwo turi abashyitsi mu nzu y'Imana. Hashimwe Imana se umwami wacu Yesu iduhurije aha ngaha. Hirya y'ibyo twumvise kandi byiza,
nanjye ndagira ngo tuganire umwanya mutoya uturi imbere, kubera ko mu ijuru ntabwo bazi ko turi mu materaniro hano uyu munsi, niko tubyita, ariko bazi ko turi mu masengesho. Tugira amateraniro ku cyumweru, hanyuma amateraniro agira protokole yayo, ibiterane nabyo bikagira protokole yabyo, n'amasengesho akagira protokole yayo. Mu mwanya muto rero maranye namwe maze kubona inzitizi nk'ebyiri zishobora gutuma usengera Imana ubusa kandi wasenze. Iya mbere ni ukudahuza. Nabonye ishuri irenze imwe umuyobozi n'uwavuze ngo dusenga avuga ngo duhaguruke, abajya kungana na 1/2 bagasigara bicaye. Amasengesho agira inzitizi nyinshi. Inzitizi ya kabiri, nimusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1, haranditse ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bageze bate? Bahuje umutima. Twebwe rero kubera ko tutagira radari zireba mu mitima, guhuza umutima kwacu gukorera mu kintu cyitwa gukora bimwe no kubyumva kimwe. Nanone aya masengesho aba ari amasengesho ajya kuba amasengesho asanzwe. Hari andi masengesho ashobora kuba mu buryo runaka ku rwego agira amabwiriza, waba utayujuje ntugire ute, ntuyajyemo. Nubwo rero waba ibintu utabimenyereye, uraza kubariza ijambo rivuga ngo intero usanze nyir'urugo atera, kuko wagize umugisha wo kuba mu basenze. Kandi umwanya munini tumara twicaye. Ni iyihe mpamvu bakubwira guhaguruka iminota 2 cyangwa 3 bikakunanira? Ntuzi ko hano waririmbye ngo kwicara ntacyo kumaze? Satani akiriho. Kandi Satani ni incakura. Satani ni umuhanga. Azi ikintu gishobora gutuma abantu basenga bagasengera Imana ubusa. Cyitonderwa nuko imbaraga ze, imikorere ye n'ubwami bwe n'abantu be, ikintu kibibuza kugera ku ntego yabyo ni kimwe. Murarangaye ngo nyibabwire? Muri maso ni amasengesho. Umuntu mwegeye mubwire ngo yonyine. Yanze kubikubwira Mana ko nawe adashobotse. Umuntu mwegeranye mubwire ngo ikiburizamo imigambi ya Satani ni amasengesho yonyine. Ntuvuge protokole z'ubuyobozi, ntuvuge stirima zitandukanye mu rusengero, ntuvuge amazina twitwa, ntuvuge indirimbo turirimba. Ibyo rwose ntibishobora gutuma imigambi ya Satani idakora. Niyo mpamvu ibindi byose yabiha umwitangirizwa, ariko amasengesho ayarwanya yivuye inyuma. Isi ya none iyobowe n'imbaraga zikomeye, harimo n'imbaraga z'amafaranga n'imbaraga zindi, ariko amasengesho asumba imbaraga zose. Hari umugani baca ugana kariho ngo urukwavu rwagiye kumanura ipapayi ruranyerera, runyereye ruhita ruzituka ngo tu, ngo byari bitumbwe. Abananiwe amasengesho nibo bayapfobya, ariko ndabamenyesha ko amasengesho agira imbaraga zo guharura imihanda katiripurari z'Abashinwa zitaharura. Muri Kristo Yesu ndabahesha imbaraga zo gusenga kuri iki gicamunsi. Ababyakire muzamuke muri haleluya. Hanyuma inzitizi ya gatatu iyo tugiye kuganira ni ya mbere, ariko ubwo mpisemba kopi ya 2 yitwa kutagira gute? Kudahuza. Iya gatatu ni ubunebwe, ubute. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nkunda. Se ntago mujya muvuga? Iyo umuntu abasuye muramwihorera pe ngo bimunanire. Yaravuze ngo nkunda abashakana iki? Bazagira gute? Amagambo ya Yesu ntago ari amategeko, ahubwo ni amahame. Amategeko barayahindura, ariko amahame ntakuka. Niye mpamvu abantu bafashwa n'ikintu cyitwa umwuma, bagafatwa n'umunaniro, bagafatwa n'ibitotsi,
bagafatwa no kurambirwa, bagafatwa n'ubunyedini n'ibindi bintu ntabonye umwanya wo kuvuga muri uyu mwanya. Nuko amasengesho y'abantu benshi basenga yamaze kugira inzitizi. Reka nongere nkivuge, hari abandi nakibwiye, ushobora gusenga umwaka wose nta sengesho ryawe na rimwe riragira ku Mana, kuko utubahirije ibigira gute ibisabwa. Twumvise abaririmbyi baririmba kandi neza, nanjye ndi umuririmbyi utarasohora izanjye ariko bimazemo igihe, nibe nakunda turaza no kuririmbana. Hari uwaririmbye ndamukunda aravuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze byose ntibyashobora kudukiza iki byaha. Ikindi, abantu benshi ntabwo basenga nk'abantu bashaka gusenga, ahubwo abantu basenga nka mbuze uko ngira. Ubwo uwabuze ibyo akora, uwabuze akazi arabatereka mpfe kugira gute. Ntabwo dukwiye gusenga nk'ababuze uko bagira, ahubwo gusenga ni inzira nziza yo guhura n'Imana no gutabarwa nayo. Iyo umuntu asengana ubunebwe aba ameze nk'ubitse umufuka w'ibishyimbo azarya mu kwa kane ejo bundi mu itumba, ariko akarangara akawubikana n'ibase y'Imungu. Uzagira igihe cyo gutabarwa na bya byo kurya Imungu yaragize ite. Niko Yakobo yavuze, aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki. Na Salomo yaravuze ngo mbese hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye ataramusubiza ngo uwo nguwo azaba imbere ku mwami. Wowe rero uba wayura, ubusinzira, ubundi ukumva nyine amasaha yageze, ukumva yatinze, umeze nka ba bantu babaga mu masengesho igitambo Imana yaba itacyemeye, ugasanga aravuze ati mbonye purato y'ibiryo itambuka. Kuki utakwereye ko wabaye umumarayika uri kuguruka ukabona ipurato y'ibiryo iri gutambuka? Hari igihe iba ari inzara abatariyereko, ariko naryo ribaye naryo ntacyo byaba bitwaye. Ndashaka kuganira namwe ku nzitizi ya mbere y'amasengesho, ko turi mu masengesho ariko nkagiriramo n'icyifuzo kivuga ngo Imana izaturinde kurimbuka tuzize ubusa. Kitonderwa, ibyo bisobanuye iki? Birasobanuye ngo hari abantu bazazira ibyaha nyine bya rukokoma bakoze, bakize bibye, barasambanye bagira ibyo bageraho, bagambaniye abandi babirukana ku bibanza no ku kazi, bagira intambwe batera. Ariko hari ikindi gice cy'abantu bazarimbuka bazize utuntu tw'amafuti. Ndatanga urugero kuri kamwe, mwese mu ndebe mbahaye uburenganzira, kitwa akangaka. Wanyumvisa nyikirize ni iki? Iki? Ngewe urwanjye ndabizi neza ko nta kiro rugira, ushyize ku munzani nta cyavamo. Umenya wenda urwaye rwagira ibiro 2, ariko Yakobo yaravuze ngo nubwo ari akanyama gato ngo kameze nk'agashashi cyangwa se umwambi w'ikibiriti ubasha gutwika iki? Umusozi. Paulo ni umukozi w'Imana washinze amatorero menshi, by'umwihariko Imana yamugize irembo ry'ubutumwa bwiza kuri twebwe abanyamahanga. Abashaka kubimenya mwazabibona mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa, agaruye raporo y'urugendo rwa mbere rwe rw'ivugabutumwa. Hanyuma abashumba bari bariho, abakuru bari bahari, ni Petero, Yakobo na Yohana, ngo bahishurirwa n'Imana yuko Imana ibahamagariye kubwiriza ubutumwa mu Bayuda, ariko Paulo akaba ahamagariwe n'Imana kubwiriza ubutumwa mu banyamahanga. Paulo yabwirije ubutumwa adafunze, abwiriza ubutumwa afunze, nk'uko bihamya mu Bafilipi, abwiriza ubutumwa ashonje, abwiriza ubutumwa anahaze, abwiriza ubutumwa yambaye ubusa, abwiriza ubutumwa yambaye neza. Kandi n'umwe mu bavuga butumwa waciye agahigo ko kubwiriza ubutumwa nta ndamuzinda abishakamo. Mu matorero 13 yavunye, itorero yari yaremeye kumufasha n'itorero rimwe ko ryarimo abakristo bakuze, ndavuga mu buryo bw'umwuka, itorero ry'i Filipi.
kandi nabwo inkunga bamuhaga zari zo gufasha abakene, aho yize amashuri ya Bibiliya, yahigiye n'umwuga. Nagira ngo mbamenyeshe ko kimwe mu bintu bituma abantu bashobora kuba besikoro ari ugushaka kubwiriza ariko badakora n'imirimo isanzwe. Ibyo koko ijambo ry'Imana rivuga ko umubwirizabutumwa atungwa nabwo, ariko ndabamenyesha nanone ko isi yashyizeho systeme yo kuzamura ibintu byose bikadusumba ku rwego amafaranga 5,000 cyangwa 10 baza kumpa ngo nuko naje hano atabasha no kungeza iyonjya ngo azagure n'ikiro cy'isukari cyangwa ibiro 5 by'ibirayi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora narushye dusoze, udakora. Kandi Hagari ntabwo Imana yamufukuriye iriba. Hagari ni umuja wa Aburahamu. Sara amaze kubyara Isaka, umuhungu we witwa Ishimayeli yarabasetse mu birori. Hanyuma Sara atanga igitekerezo cyo gusena inshoreke n'umwana wayo. Hanyuma kandi Aburahamu asenze Imana, iramubwira ngo igitekerezo cya Sara Imana yagishyigikiye. Hanyuma basenda umuja, basenda n'umwana we. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko Hagari shebuja Aburahamu amuha imvumba irimo ibyo kurya n'amazi. Ageze mu nzira bigira gute? Birashira. Bimaze gushira ngo umwana arasonza, nawe na nyina arasonza. Hanyuma umwana ararira. Muri ya marira rero y'umwana nibwo Hagari Imana yamuhumuye iki? Amaso abona iriba. Bivuze iki? Biravuze ngo ibyo gukora birahari, ahubwo Imana nuko itaraguhumura iki? Amaso. Imana rero iturinde kubana n'ubumuga bwo kutabona. Ubona ikintu wakora kugira ngo ubeho, kuko unyumva arongera nyikirize, udakora. Pawulo rero iyo yamaraga kubwiriza ubutumwa ananiwe, mu bintu yari yarize kuboha amahema muri rya joro, aho kugira ngo aryame kuko indangagaciro y'abanebwe atarayifite, akagenda akaboha iki? Amahema. Mbere yuko ajya mu materaniro akaranguza amahema, hanyuma batura nawe agatura, bafasha nawe agafasha. Nuko atanga ubuhamya avuga ngo amaboko yanjye niyo yankenuraga. Yashinze rero uyu muhungu witwa Timoteyo. Mwise umuhungu kuko yayoboye itorero ari umusore, aba umupasori ari umusore, uyu mukozi w'Imana Timoteyo. Hanyuma kandi amushinga itorero rimaze igihe. Hari ibimenyetso byerekana ko abantu bamaze igihe mu bintu by'Imana, ariko ndabamenyesha ko Imana ntabwo ijya irebera umuntu. Icyampa mukaba maso, abari maso muvuge ngo amena. Muzamure gake haleluya. Irindi rimwe haleluya. Ntabwo Imana ijya irebera umuntu mu mateka ye. Reka mbivuge neza, ntabwo Imana ikorana n'amateka y'umuntu. Kubera iki? Imana ntiyakwigana amateka yanjye kubera ko ntabwo nyayirusha. Icyampa Imana ikazibura amatwi yawe ukumva iki kintu. Wigana amateka y'umuntu iyo amateka ye aruta ayawe. Nta gihangange kigeze rero kibaho mu iyobokamana Imana yagendera ku mateka yacyo. Iyi Mana tuvuga, tuyivuga by'uko twayimenye mu mwuka no kwizera. Nuzakubwira ngo arayizi uzamenye ko agushuka. Pawulo uyu nguyu ngo yari afite igishakwe, bakeka ko cyari ijisho rye ryariraga, kuko igihe Yesu yamubonekeraga nk'izuba ryo gukiranuka marake yahanuye ryarashe mu jisho rye ry'iburyo, kugira ngo rero Imana imushyire akaranga bwami kaho yahuriye nayo. Rya jisho ngo yahise aba n'impumyi, asengerwa n'uwitwa Ananiya arahumuka. Hanyuma rya jisho rikomeza kurira. Pawulo asengera abarwayi barakira. Ndabamenyesha ko imbaraga zo gukiza n'abarwayi n'ubu zihari. Yesu ashimwe. Amen. Yongera ashimwe. Amen. Umwami wacu ashimwe. Amen. Umwami w'abami ashimwe. Aba bakozi b'Imana bagize ububyutse ku rwego batirirwa barambika abantu ibiganza, ahubwo bazana umwenda wabo bawuzunguza gutya abadayimoni bakiruka.
biramutangaza, yibaza ukuntu n'imyenda ye yirukana abadayimoni indwara zigakira, ariko wijisho rigakomeza kugira gute, rikomeza kurira. Arangije ngo kuri icyo kintu yinginga umwami wacu gatatu. Ntabwo nzi urwego muriho rwo gukunda ijambo ry'Imana, ariko mu mwuka ndabumva nkumva muri hasi. Yego, hari igihe ubwiriza abantu bigasa nko kubyaza umugore ufite umwana wanze gucurama. Ubwo uzabona umuntu avuye kuri aritari yabize ibyunzwe. Yesu yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'iki, ukabona ibintu babwira ni nko kubibatsindira, abandi ukabona batangiye gusinzira, ariko mufite apeti. Kimwe mu bintu biranga umuntu ukiri muzima no kugira apeti bibaho. Hari ibimenyetso 5 biranga abasaza, umuntu wamaze gusaza. Ikintu cya mbere ni ukutumva. Uvuze ngo iki? Subiramo numve. Icya kabiri, uzana ibyo kurya bati nyihera icyo kunywa. Mufite apeti yo kumva ijambo ry'Imana? Ndabigenza ne ko ntajya amenya gutsindira nanjye. Paulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubi. Iryo rero iryo sezerano uri sohoreze, tubane no muri isi. Iryo rero iryo sezerano uri sohoreze, tubane no muri isi. Ye nungenza utyo mwami, umwuka nuera, urupfu ruzanyinjiza aho. Niho rero niho nza kumenya mukunzi mukiza, ntatiri imbere yawe kotu. Ye niho rero niho nza kumenya mukunzi mukiza, iratiri imbere yawe. Ikintu ninginze umwami wacu kangahe ugira ngo wenda yarasenze yirirwamo kuwa kane utaha yirirwamo, kuwa kane utaha yirirwamo. Yahagaritse ibyifuzo byose, afata iminsi 9 tuni icyumweru n'iminsi 2 atarya. Abantu bari hano bagira ibihe byo gusenga. Hari igihe twabayemo cyo gusenga, kandi n'ubu bamwe tukirimo, ku rwego usenga waniborosa amazi akamanuka, abanyamwuka bakabikwatuza. Ubwo buzima rero, kandi mbibutse ko ikizana ari ibyago. Yesu yaravuze ngo hari abadayimoni badashobora kugenda udasenze wiyirije iki? Iminsi 9 arayisoza ari gusengera icyo gishakwe kugira ngo iyo ndwara ikire. Kare habe niyerekwa, habe n'inzozi. Imana yacu si radio ikora uko ishatse no mu gihe ishakiye. Imana iramwihorera, bakunda kubangwira mucecekana. Arakomeje akora imirimo asengeye abarwayi, abona bagize gute?
si igitangaza ko waba ufite ikigeragezo wasengera abafite nk'icyawe cyangwa ikirenze Imana ikabasubiza wowe ukirwana nacyo. Hahirwa ibya Yesu bitazagira gute. Ahugutse arongera asenga irindi 9. Abatarangaye bari hano ubwo ni inshuro ya kangahe? Ya kabiri. Ikaba iminsi ngahe? Ko mbona hano ari mu mujyi mwanyikirije. 9 ukubye kabiri ni kangahe? Habe niyerekwa, habe n'inzozi, habe n'amarira yo mu jisho ngo arahagarara. Arakomeje akora imirimo y'Imana. Batumenya impano zo gukiza indwara zitakindimo. Abatabizi mbibabwire, ababizi mbibibutse. Pawulo icyo bita impano fatizo zose 9 yaragize ati yarazibitse. Arangije aravuga ati reka nongere ni testing. Arongera asenga icyiciro cya kangahe? Cya gatatu kigizwe n'iminsi 9. Ikaba ingahe? 20 ningahe? Munsi rero wa 27 washoje icyiciro cya gatatu. Ariko hagati aho namwe abarambiwe ndabatangariza ko ntacyo mbijeje ku Mana. Baravuga ngo iby'Imana birirwa n'abagize gute. Abarambiwe bagize gute. Ku munsi wa 27 rero nibwo Imana yamujyanye. Imurenze ijuru rya mbere, imurenze ijuru rya kabiri, imujyana mu ijuru rya gatatu ahiri. Ahageze ngo yabonye iby'amaso atagize ate, yumva iby'amatwi atagize ate. Ahantu yabwirije avuye mu ijuru kandi ngo yashatse kuhigundiriza ariko Imana imubwira ko igihe kitaragera. Ngo ahantu yatungukiye ni mu bantu b'abahanga b'Abagiriki bitwa Abikorinto. Korinto bari abantu b'incakura cyane, b'incabwenge bize, bahorana akayungiro nk'akabiki gihe. Abantu b'iki gihe tubabwiriza bafite akayungiro. Kandi ukuntu ari abana beza, ntabwo bayungurura bashaka ifu, baba bashaka igiheri. Ubu iyo hagize akantu kagucika niko bakata bakaba ariko bavuga, kuko abayungura ntabwo bashaka ifu, barashaka iki? Munyikirize bashaka iki? Nuko rero Abakorinto bari bameze. Akihagera ngo yajyaga abwiriza agasa n'ushaka kurushanya nabo kuko nawe yarajijutse yari yarize, ariko ahageze amanika amaboko arababwira ati ya Mana nababwiraga n'ibitangaza byayo, mumbabarire ko ari ukwivugira, duhanuraho agace, tuyimenyaho muri maso tuganire. Ako gace abahanga bavuga ko ari nk'urwara rw'umuntu. Urwara rw'umuntu nawe utameze nk'aba bakobwa baziteretse. Akantu kangana iki? None niba Paulo yarabwirizaga avuye mu ijuru rya gatatu bayobozi, akabwiriza iki? Wewe wiyemera ku bantu ko wabiciye bigacika, mu bigenze gute? Bati basi twibwirira ibijyanye n'ijambo kunda kutubwira ryo kujya mu ijuru, kuko ibindi turumva ari agacati nabyo mu byihorere. Ni iby'amaso atagize ate, ni iby'amatwi ntibyakwira mu bitekerezo byanyu. Mupaseri umwe yagiye muri Amerika ngo arebe ukuntu hameze, bamuryamisha ama etaje yabo, arazamuka ama esanseri, amadushe n'amatoilette mu nzu, ibitanda bikujyana mu cyumba ushaka uri bujye kuraramo. Ngo arangije aravuga ati Mwami Yesu ngo akiri muri Amerika atubijuru riraruta hano koko. Ngo agarutse ari mu cyumba umukecuru abagize hatya atumva ko ivuje. Nta shoni utinye ukugereranya uriya mwanda n'ijuru ryanjye. Turashimira Yesu wadutekereje ibintu by'agataraboneka, iby'agatangaza. Hanyuma ikintu rero kibabaje kizatumira ijuru abantu baritakaza ni ibintu bito bitoya. Umwuka ari kunyemeza ngo mbwire abantu ko ikiri ku isonga ari akangaka. Nabonye tudafite umwanya munini, reka mpere ku cyambere. Abantu bakirijwe muri ADPR bakahasezeranira, bakaharira igaburo, uyu munsi bakaba bakihasengera. Abashyitsi bacu mutahasengera muhabwa umugisha n'amahoro, kandi kuba mwaje Uwiteka biteho kuruta mbere. Ababarizwa muri ADPR nanjye ndimo, mugire murye muzamure cyane.
mbona uzamura nkaho hari umuntu ufite ideni cyangwa ntabwo ubyemera gira urye aba ntabwo ariho basengera mwebwe ntabwo ariho umusengera iyo umuntu avuga itorero asengeramo nabi ku Mana bameze nk'uri gutuka nyina. Hanze baravuga ngo uretse umuntu muzima n'umusazi atinya. Uyu munsi nkuri shyushye, uyu munsi nkuri igezweho, uyu munsi nkuri ifite amaviyozi menshi, nivuga kuri nde? Ndabizi abazabibona n'abazabyumva ntibazabura kunyega no kunkiritika, ariko umva icyo nahishuriwe n'Umwami Imana nuko Imana ari data wa twese. Abo tubyemeranyeho muzamure haleluya. Abo tubyemeranyeho muzamure haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukwiyakuya ngo aturinde Satani. Imana rero itubyara yatubyariye twebwe, yatubyariye muri ADEPR. Nicyo gituma tudatinya kuvuga ngo bakundwa turi abana, kandi uko tuzasa ni kurerekanwa. Mu bisanzwe umubyeyi wawe nubwo yaba afite intege nke ku bintu runaka, dutanga urugero wenda rukomeye, aroga, wamubunza mu kagari kose ngo mama araroga? Mufashe icyemezo cyo kunyihorera? Wamubuza, washaka abahwituza ukabaha megafone ukajya ugenda ubabwira uti mama araroga, mama araroga? Ahubwo uragenda ukamudafana ukamusobanura yishe ndase ku ruhande, ukajya ubwira abantu uti niba hari n'uwo yishe mujye mumwirinda. Umuntu mwegeranye mwiyenzaho mubwire ngo kuvuga nabi mama wawe kirazira. Niyumvisemo umunota nk'umwe cyangwa ibiri, abo tukiri kumwe mubwe cyane ngo amen. Muzamure gakeya cyane haleluya. Ngewe data na mama batandukanye ntaravuka kandi baherukana ubwo. Narerewe kwa sogokuru, hanyuma hari idini najyaga nsengeramo ndi umwana by'abana ko nakijwe mfite imyaka 16. Hanyuma nkizwa jewe ntabwo nakijwe ari abantu bambwirije cyangwa igiterane cyabaye, ni Imana yansanze isanga bwari buke ndi bujye kwiyahura. Icyari kinjyanye kwiyahura ni ibibazo byinshi nari mfite, narebaga imbere yanjye nkabona ntaho. Imana iransanga ndabyibuka, hari saa 8:30 ariko wa gatatu hari 91 ukwezi ndakwibuka n'itariki ndayibuka. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ihane nzakugirira neza. Mbwira Imana ko ntabishobora, ariko ntagiye muri byinshi kubera igihe birangira ntawatera umugeri ku muhunda, birangira numviye Imana. Ndakizwa, njya mu rusengero nambaye agakabutura. Ngewe nkijijwe hari kuwa gatatu, kuwa kane naraye nsomye igitabo cyose cya Yobu n'igitabo cya Esiteri na Zaburi 150. Nabisomye umunsi umwe. Hanyuma mbisoma ndi mu masengesho, nari ndi kugisha inama Uwiteka mubaza ngo nzasengere. Hanyuma ijwi ry'Imana mu bintu bizatuma abantu barimbuka, amarembo yo kurimbuka ni 8. Irembo rya 5 riravuga riri muri 22 byahishuwe 18, rikavuga ngo uzagabanya cyangwa uzagira gute, uzongera. Nta muntu uri hano dufitanye amasezerano ngo nzamubwirije mbanje kuvuga ngo ni Imana yabimbwiye. Nkubwirije nafashijwe, ntakubwiye ko ari Imana yabimbwiye, nta wantangira ikirego ribi icyo ntiyacyakira. Si ngombwa ngo nkwikundishaho nkaho hari icyo nkwaka kugira ngo urusheho kubyumva, kuko nakubwira ngo ni Imana yabimbwiye.
ndi gusenga ngeze ku munsi wa gatatu mu gicuku, Imana inyohereza ahantu nzajya gusengera. Kuhagera byari ibirometero byinshi. Nyinjira muri urwo rusengero rusanzwe ruciriritse, umusatsi unyorosokaho, numva ubushayi bukwiriye umubiri wose, umutima wanjye uraruhuka. Hanyuma nkomeza kubana n'Imana. Jye natangiye kubwiriza ubutumwa mpagaze imbere y'abantu mfite imyaka 19. Ubyumva bihagaze bitambitse arabagize ingorane, ngewe Imana imbyara yambyariye muri ADEPR. Ariko kandi ntabwo harashira imyaka 2. Se murankurikiye? N'ubundi Imana imbwiye ngo nabirirwa bavuga itorero basengeramo nabi, ni irembo ryo kurimbuka bagiyemo. Bazize iki? Kubana kwabo kwiza, kubana kwabo kwiza. Migani 12 akavuga ngo ukunda guhugurwa abakunda iki, ariko wanga guhanwa abasaninga. Cya kabiri kizatera ururimi kurimbuza abantu ni ukumena ibanga ry'urugo. Abagabo benshi bazinukwa abagore babo, abagore benshi bakazinukwa abagabo babo, abana benshi bakazinukwa ababyeyi babo, kubera ibintu bidakosowe hakiri kare bigatinda byo guhoza amabanga yose y'urugo ku gasozi. Muri maso tuganire. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo abantu baba basenze, urugero wenda muri korari, ugatanga icyifuzo cy'umugabo wawe uko arya n'uko aryama, ku Mana ubusa n'uruhutse, ariko nanone urinjiji ifashe umwanda ikawumena muri saro. Uwo mwanda wari ukwiye kuwujugunya, ariko saho wari ukwiye kugira gute? Si uko ibibazo bifatwa bigahezwa mu mutima byazakubyimbira mugaturika, ahubwo hari abantu 3 cyangwa 4 babwirwa amabanga y'urugo. Uzugize umugisha ukagira nka mama wawe w'umwana mwiza w'imfura ufite indangagaciro z'abakristo n'abanyarwanda, ukagenda ukamugisha iki? Inama. Uretse no kuruhuka arakubwira ati wari warabinyujije ahatari biho, uzagira gute? Uzabicisha. Ngo ugira amahirwe agira umugira iki? Uzugize umugisha ukaba ufite paseri wawe wo mu mwuka, umuntu wisanzuraho kuri hafi, kuko uwo mu rusengero ashobora kuza bwa kabiri, bwa mbere cyangwa se n'ubwa kane bitewe n'aho atuye n'umwanya afite. Ariko umuntu uko ugira inshuti kurangira aho ucururiza, uko ugira inshuti kubwira uti uyu muhungu mwange cyangwa mwemere, ukwiye gusenga Imana ikaguhumura amaso, ikaguha n'inshuti yo kukurera mu mwuka, ukajya ugenda ukanamugisha iki? Bibaye mahire yabaye marene. Abo uyu munsi rero musigaye mudashaka marene, uzabagira inama ngo murashaka marene uzagaragara neza hehe? Mwanyikiriza mwuka byara ngo uzagaragara hehe? Ubwo si ifoto izakumarira iki? Uwo navuze ni uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, ariko usumba bose na byose ni Yesu inshuti yacu. Mubwire byose ku murongo, niwe utwumva ntatwumvira ubusa, yongera ahabwa icyubahiro. Abakunzi be bazamure haleluya, zamura haleluya. Hanyuma muri abo bose, umuyobozi wawe mu rusengero, umuyobozi wawe mu itorero ntakaburemo. Ariko urabona abakobwa basenze, uti mu nsengero umugabo wanjye arya akangutse. Yego. Ariko genda namwemeye niba arya akangutse, wazamenya no guhaha ko afite apeti. Mugabo utarya ntaha, ni wa wundi uzasanga mubyaranye 4-5 akazana inusu y'akawunga. Ubwo arya akangutse azamenya no guhaha. Ariko se nanone kumwandagaje ukamushyira hatariho. Aha naho ndashaka kuhava kubera igihe. Nagira ngo mbabwire ko Satani yahagurukiye ingo. Ndababaza mu izina rya Yesu, namwe murabibona? Nanabamenyeshe ko aba bantu duteza haleluya ntibazikirize cyane ntibazitere. Si ubugome n'ubugwari bafite, ni ibikomere bakuye mu miryango. Maze muze kunyemera, munanyemerere muri uyu mwanya dufite wo gusenga, twongere dusengera ingo
cyane cyane z'abakirisitu. Cya gatatu kizatuma abantu barimbuzwa n'ururimi ni ikintu cyitwa gutuka abana. Nimunyihora ndahatambuka. Kugira gute? Mwarambiwe dusoze. Kugira gute? Abapastori b'Abarundi iyo basengeye abageni barabatura umugisha uvuga ngo Imana rugira byose. Izo kwami baha ibyona n'ibyonona. Icyo babasabiye ni iki? Ibyona ni amatungo, ibyonona ni abana. Umwana udakubagana ntabwo aba ari muzima. Fata imyaka ufite 47 cyangwa 4, ufate n'umwana w'imyaka 4, arabisundura bimene kuko niwo mugisha Imana yaguhaye. Ahubwo hashimwe Imana se umwami wacu Yesu waguhaye abamena ibintu, hanyuma uzahaha ibindi. Imana ishobora byose. Muri iyi minsi iyo uvuze kubyara abantu bakumva nabi, ariko nagira ngo mbabwire ko ibigeragezo biva mu kubyara ntabwo biryana nk'ibiva mu kutagira gute. Nujya no kuvuga ibintu by'abana uri kumwe n'umugore utabyaye, ujye uvuga make utazakomeza kumutoneka, kuko ibikomere by'abagore ntabwo bikizwa n'agakiza gusa. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo ravuga ngo bazakizwa no kubyara. None kwihereye hungu na kobwa ubisi ibishwi, ibicucu, ibyondi, ibyo ntazi n'ibindi nk'ibyo batavugira kuri aritari. Paulo yabwiye Abefeso ngo amagambo bavuga ateye isoni no kuyavuga. Ntabwo ari byiza ko ibintu byose abantu bavuga tubisubirira amaha, ko abari n'ibintu by'ibishenzi biri aho ngaho abantu badakwiye kuvuga baraheraho Imana. Imana yemera kandi yubaha. Ariko kandi niba hano harimo abagore, muzamure ibiganza. Zamure cyane ko mbamana mwigira mutya. Ntabwo byemera ko uri umugore. Urakoze cyane. Ntabwo umugore n'umwana bagirana isano. Umugore n'umwana bagirana igihango gishingiye ku bintu bitatu: amezi 9 yamumaranye mu nda, n'amaraso yavuye amubyara, umugongo yamuhetsemo, n'ibere yamwonyeje. Ibyo bimwemerera ko amagambo yose amuvuze hamukurikirana, nubwo yaba bivugaho butse. Ariyo Bibiliya yise amagambo y'amaki yamanjwe. Yesu yavuze muri Luka ngo abana b'iyisi baturusha ubwenge. Bo bita abana babo ba Keza, bakita abana babo ba Gisubizo, Gisa, Kwini, utuntu turaho tugiye inzira imwe tw'udusirimu turaho. Ariko abitwa ngo barizera Imana bakabatuka ibitutsi. Ikitonderwa, wise umwana wawe igishwi, igicucu, nubwo waba uhubutse ntashobora kuzaza mu bana 10 ba mbere. Keretse nagira umugisha akavumurwa n'uwamuvumye, ibyo nabyo ni ibindi. Cyangwa se akazagira umugisha wo gukura akasobanukirwa Imana agakizwa, cyane cyane ko abantu benshi bataje mu rusengero ngo bakizwe, ahubwo bahinduye aderese, bava aho basengeraga bajya ahandi, ariko ntibahura na Yesu. Icyo bita agakiza ariko kitwa gatanga kambere kazahesha abantu kubona Imana cyangwa kujya mu ijuru, gakiza ibintu 5. Muri ibyo 5 hakabamo n'imivumo. Muracyari maso? Abakiri maso, haleluya. Iyo mivumo rero ikabamo ibice bikurikira. Igice cya mbere ni umuvumo uterwa n'abantu twahemukiye. Burya urya muntu wambuye ugahita wivira hariya ukimukira ahandi, ukabirenzaho uruho rw'amazi ukabishyiramo igisirimba. Igihe cyose ahuye n'ubukene ahita kwibuka. Yakoze Imana yamufashe akabona amafaranga yo gukemura iki ibibazo, ari igihe abyibagirwa, ariko ahahuriye n'ubukene ahita kwibuka. Wa muntu wasenyeye urugo, wa muntu wiciye ubukwe, yewe twebwe tukibiyo ngiyo mu cyaro twagiraga urugomo rw'abana, wanahura n'igihaza ukakijomba iki igiti, mukecuru yasanga cyaboze, ye baba we, akavuma agashyira ahangaha. Ndabatangariza ko umuvumo udafata ari umuvumo w'ubusa, ariko umuvumo wose ushingiye ku kintu wakoze usohorezwa mu ijambo rivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azagira ate. Menye iyo muturura, menye ibintu mutabimenyereye,
menya mwaremerewe, ariko umuntu mwegera mufate mu kiganza niba ntacyo mupfa, kandi ubona atagufashe wihangana, ubwo nyine nawe yarasiritse yaranutse, ntugire ngo wamubwira ngo vugisha umuntu. Mubwire ngo umwarimu mwiza, nubona atavuga umurekure. Mubwire ngo umwarimu mwiza yigisha abanyeshuri amasomo bazabazwa mu kizamini cya leta. Arakubwiye, ongera umubwire ngo ibintu nubyitaho bizaguhesha ubugingo. Se muri aya masengesho hari abantu bagifite gahunda yo kujya mu ijuru ngo bagire batya? Muzamure cyane haleluya. Narinje kukwibutsa yuko nutaba amaso ikintu kizakubuza kurijyamo. Mwarangaye? Ari iki? Nigeze gusengana n'umukozi w'Imana, ambwiye iyerekwa yagize ndatangara. Yarambwiye ngo nabonye tujya mu ijuru, ariko tugeze hanyuma twagombaga kwinjiramo, irembo ryatwinjizagamo ryari rito, hanyuma urugingo rwose rwacumuje umuntu rukabyimba rukarutiriya bafure rukamubuza kuhaca. Arambwira ngo uwagize irari ry'amaso yahageraga ijisho rikabyimba rigahita ringana na bafure. Nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo ukebukishe iki? Amaso yanjye ye kureba ibitagira iki. Iyo tutaba imbere ya kamera nabyo mba mbivuze ibyo yavugaga. Uwacumujwe n'ururimi ngo yarahageraga rugahinduka nka bafure, izindi ngingo zose zikinjira, ururimi rukamubuza kugira gute? Bakabatigirayo, subira mu isi ujye kurimbuka. Ndamubwira ntese wowe wasigajwe n'iki? Arambwira ati ikintu cyansigaje kirababaje, nashigajwe n'icya 10 nariye. Inziriraru murerembe muryumutsima namaje nubwo se byagenze gute? Arambwira ngo nyine ngewe nabonye umutwe wose ujyamo, amaso aragenda, ururimi ruragenda, umutwe uragenda, amaboko aragenda, ariko igifu mbona kirabyimbye kingana n'akabati. Maze iminsi ndi gusenga ndavuga ngo aye data wo mu ijuru, tora abasaruzi ubakure muri twe babone kugenda. Icyama Imana igahamagara abigisha, igahamagara abakozi batwigisha ibijyanye na kondisiyo zo kujya mu ijuru, ku mwuka w'Imana hishura ko abantu benshi bazaruhira iki? Ndamubaza nti wari ikingana iki? Sanga nta nicyo yariye, ngo yagize umugisha abona miliyoni 10. Hanyuma bari kubaka, aravuga ati n'ubundi nayo barwaniramo. Miliyoni yagombaga gutanga y'icya 10, afata amafaranga make yayohereza iwabo mu cyaro ku rusengero, ayandi atanga ku rusengero iwabo. Ijwi riramubwira ngo wayohereje aho atagomba kujya. Itorero ryitwa Simuruna muracyahari? Ryarabwiye ngo ujye ukiranuka ugeze ku nanjye nzaguha ikamba ry'iki? Umwana akurumye ku ibere ukarakara ukabangwa agakobwa kabi, uwo muvumo we wumva ari ibintu biraho, ukazakomeza ukibyinira mu rusengero, ku birenge byawe wera niho natabariwe, uriho icyasha cy'umuvumo. Uyu mwana nanarya mayoneze, nanisiga kirunga ibirungo bingana iki, ntashobora kuzarenza ibiro 50, kandi kazaba ari kabi kuko nyina yakavumiye hehe? Ntabwo uzi icyo bita umuvumo ukomeye w'abapagani, ko n'ubundi abagabo bafite aho bavumira, abagore bakavumira ku ibere.
hari undi muvumo abagore bakuze bakunda kuvuma abakobwa b'inkumi, ndavuga abakobwa babo, akamuzengereza akamutesha umutwe, yamugira inama ntiyemera, maze yajya kumubwira akamubwira ati mwana wa nujya kubyara uzagira ute? Ko mutabivuga kandi mubizi, uzagira ute? Niba barakubwiye ngo uzibanze cyangwa hari indi mivumo bakuvumyesha, uze gupfukama aha tukuvomoza amaraso ya Yesu. Ubwo uzi ukuntu bizagenda, uzajya ubyara umwana kurume, numuheka mu mugongo n'umugongo agira ate awe, hanyuma ararira buki, nujya kwa muganga bavuga ati ni negative, kuko nyoko burya yashyizemo umuvumo ukomeye. Aravuga ngo uzagira ute? Uzibanza. Abantu bagiye mu ishuri, kimwe mu bintu bizatuma ubona igisubizo vuba, muracyari maso, ni ukumva ikibazo neza. Uyu munsi dusenga nk'abajugunya amasengesho ahantu batazi, rumeze nka ka kanyoni karitse ku nzira, niko kavuga ngo nzapfa. Shingiye kuri bike nababwiye bijyanye n'ubuzima bwanjye, uyu uri umuntu utekereza uhita wibaza ubuzima naciyemo. Ngewe ngeze igihe cyo kumva nashinga urugo, nasenze Imana ijwi rirambwira ngo nubwira umukobwa ko muzabana bikarangira mutabanye ari wowe bigizemo uruhare, nzamukubaza nk'uwamwishe. Hari igihe ngeraho nkavuga ntahari iyi Imana ishobora kuba ifite abantu ihohotera yibasira, ariko nsomye Bibiliya ngo ku ijambo rivuga ngo ntituri abacu ngo, sanga n'umurimbyi yaravuze ngo yamfatishije iki? Ari rwo izo ngoyi zanteye kuba. Ntabwo umwami Yesu ashaka ko tubaho twisandaguza nk'abadahambiriye, nta nubwo duhambiriwe n'ikiziriko gisanzwe. Nigeze njya mu cyumba cy'amasengesho, nyura ku mukobwa wari wambaye mini, nari nkiba mu cyaro sinari mbimenyereye ibintu bya mini, noneho imyibwirire yanjye irambwira ngo uyu mukobwa yambaye imyenda y'imbere yibagirwa iy'inyuma. Reka mugire inama rero hatazagira umuntu uza kumunyuzamo iki? Ijisho. Namwe ntihagarara nkubwire, bite biranye mu kwangiye gusenga. Se wamenye ko wambaye imyenda y'imbere kubera kwihuta ukibagirwa iy'inyuma? Ahita ntuka. Ndumirwa ndabana umenya yabikoze abishaka. Ndagenda ngeze mu cyumba cyarimo abahanuzi nabo b'abasore batyaye, ibi bihe tuba tubabwira hari abantu bo mu isezerano rishya batabizi, ariko ari abantu ba mbere babizi. Nyivuga ngo mwami Yesu ngeza, numva umuhungu amfashe mu ishati atya araterura, abanyabyaha ntibaremera rero, araterura arajyana, agejeje ku muryango ahita anjugunya hanze. Arambwira ngo banze urebe aho uyu mukobwa wambaye mini yahereye, ahita akinga. N'ubu icyo cyumba sindagisubiramo. Muranza kwihangana, ngewe ntekereza cyane, ndatekereza nkibaza nkabango abanyabyaha ntibaba barabaye benshi, Yesu akabona tubaye benshi akabyongeramo amazi ngo bidukwire, cyangwa saba uyu munsi bakabangwa agashyiramo imiyaga. Nasoma biriya ngasanga siko bikimeze. Yesu Kristo uko yari ejo kandi niko azagira ate, akabwira abagifite gahunda yo kujya mu ijuru ati munyure mu irembo rigize gute. Yaravuze ngo n'amagambo y'impfabusa abantu bavuga bazayabazwa ku munsi w'amateka. Muri maso mabwira amagambo y'impfabusa, mwana niwe dusoze. Ngerageze numve ko mu gihari, ubundi se murananirwa nimwe mwigishije. Zamura haleluya. Ziracyarimo, ongera rimwe. Nanjye ni amen, ongera rimwe, ongera irindi. Nuko tudafite umwanya wo kuvuga buri kimwe mu bijyanye n'ururimi mu ngingo eshanu zizarimbuza abantu.
ubwo ni amaso, ibitekerezo n'umutima, inda, ururimi n'imyanya myibarukiro. Ubundi amarembo 5 Satani anyuraho ngo yice ubugingo bw'umuntu azaruhira ubusa. Nayo ngayo twavuze ku irembo rimwe ryitwa iki? Pawulo avuze amagambo yamanjwe. Yesu avuga amagambo y'impfabusa. Hari n'ayandi yitwa icumu. Hari n'umwambi. Ni byinshi bitanga ingero, Bibiliya itanga ingero zitandukanye. Reka mbabwire ku magambo yamanjwe. Nigeze kujya ahantu gusenga, tuhahura n'abantu benshi, harimo n'umukobwa yari akuze asagwa imyaka 30. Numva aravuze ngo Mwami Yesu, wakugira umukobwa nkanjye. Ukareba iminsi maze ntegereje umugabo naragize nte. Ubwo urumva ibigambo avuze imbere y'Imana, nanjye mbivuze mvuye kuri alitari. Urabona wowe Yesu yaba umukobwa nkawe? Ayo ni amagambo y'amaki yamanjwe. Nagira ngo mbwira ngo amagambo yamanjwe abantu benshi bayavuga bari gusenga, ngo bari kwisanzura ku Uwiteka. Uzi ko Imana atari umwami, ni umwami w'abami. N'umwami ntiwapfa kumubwira amagambo yose ugize ute. Hari n'abavuga ibintu biri aho ngaho by'ibishenzi, ntatinyuka kuvuga mu iteraniro ry'abantu b'Imana, ngo arimo arisanzura ku Uwiteka. Umubwiriza igice cya 5 urumva ari umurongo wa 15. Haravuga ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe kwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko ntibazi ko bakora nabi. Maze n'umutware n'umutegetsi yagiye ahantu barobanura amagambo y'ingenzi bazamubwira. Naho umwami w'abami, umutware utwara abatware. Ariko ngo Umwami Yesu, ngo ugiye ngo uwangire Imana, ngo nukuri ngo naguha inzu, ngo iminsi maze mu bukode ngo nayigukuramo. Ngo Umwami Yesu, ngo uwangire Imana, ngo we naguha umugabo. Oya, ibyo bigambo ni amagambo y'amaki. Abazanywe no gusenga. Haleluya, haleluya, munyikirize. Haleluya. Iyo usenga Imana ubanza kwezwa, ubundi ukayiramya. Kuramya Imana ni iki? Ni ukuvuga ineza yose yakoze. Shimira Imana mu masengesho utarayisaba. Wibwira uti imbere ya byose ndagushimiye ko wangize umuntu. Iyo nza kuba inka, hari Noheli ntari gutambuka cyangwa ihene n'inkoko. Yishimira uti wangize umugore kugira ngo mbe mama w'abana. Yishimira uti wangize umukobwa, ubwo mutinze muragira ngo nzaha agaciro umugabo nimubona. Ntukabure icyo uvuga cyiza imbere y'Imana. Niba nta neza yakugiriye uretse kuri impumyi inahari, yisenga uyibwira uti ni wowe watandukanyije inyanja itukura. Abatumishi babivuga neza, uharuramo umuhanda abashinwa batabigizemo uruhare, urongera urawusibanganya. Uri Imana yo kwizerwa, urahambaye, usumba bose na byose. Zamura haleluya. Yibwira uti ndabizi ko rero warindiye Daniel mu rwobo rw'intare. Niba utabyemera, hari ibyo Imana yakoreye bene so nabo muvukana. Yibwira uti ibyago byose byatwaye abantu, ngewe waranyimanye. Yibwira uti ndashonje ariko wampaye apeti. Nawe uba wasiritse. Nusirika no mu rusengero we. Nigeze kuba mu buzima bw'ubukene ndi umusore, abakobwa bajyaga baganira bakavuga ngo nago yandambagiza ngo mwemere. Ngo ikibazo si ubukene, ngo ahubwo ikibazo ni umutwe we. Ngo kuba umuntu aba mu buzima nka buriya agahora anezerewe. Uzi ikitunezeza ni uko ubwo Umwami Yesu adukunda turi amahoro. Ndashimira Imana ko ngize. Haleluya. Umunsi umwe Umwami Yesu muri Luka 10 yarafashijwe. Arababwira ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko muri mwiranga muntu yanjye. Turi mu gitabo cy'Imana. Haleluya. Mugiye muvuga Imana neza, guhera none Imana ikubarira amagambo yamanjwe. Ngo Mana ngo warandetse, ngo ubwo arimo arasenga
ngo icyo mpfa nawe ngo uravuga ngo ntusohoze, ngo buri munsi ngo ububwira ngo ndaje, ngo sinzi ni wageze mu muhanda abapolisi bakakwandikira ngo ariko yose ni amasengesho. Yibwira uturi inyangamugayo, yibwira uturi imfura, yibwira uturi intwari, yibwira uturi uwa mbere. Haleluya! Yibwira uturi uw'imperuka, yibwira uturavuga bikaba, wategeka bikumvikana. Yibwira ngo uri Imana idasaza. Haleluya! Yibwira uko wari uri kera. Ubu ntimubona ukuntu isi ya none yazanye systeme yo gufunga amayira. Inzira z'Imana ntawe uzifunga. Abakunzi bayo muhaguruke tuyiterere. Haleluya! Haguruka mu izina rya Yesu. Hoshi! Abantu barutse gufashwa bari mu masengesho, baravuga ngo ifite inzira zirenze imyenge ya supa. Uwo mwegeranye niba atarangaye mubwire ngo ni kwiri. Muri maso babwira indi nkuru nziza, abari maso bavuge ngo amen. Muri izo nzira ziruta imyenge ya supanet iracyafite izitarakoresha ziri viyeresha. Shimwa mwami Yesu. Twari tumaze iminsi twifashirizwa turi gusenga, kayaneresha abantu igihimbano kivuga ngo kandi wabona Imana iciye. Umwuka arambwira ngo ntabwo ari wabona, ahubwo ndabona Imana iciye inzira. Se abantu basenga ntibaririmbe ubundi mwebwe muri bwoko. Ndabona Imana iciye inzira. Yewe ndabona Imana iciye inzira. Ku bukene bwawe ndabona Imana iciye inzira. Ntambara zawe ndabona Imana iciye inzira. Mashini makeya ndabona Imana iciye inzira. Tabura uko ibigenza ndabona Imana iciye inzira. Baje barwaye ndabona Imana iciye inzira. Bahagurikiwe ndabona Imana iciye inzira. Bafite urugamba ndabona Imana iciye inzira. Ivuga bikaba ndabona Imana iciye inzira. Uno mugoroba ndabona Imana iciye inzira. Satani aratsinzwe ndabona Imana iciye inzira. Ndabona Imana iciye inzira. Kondisi Imana iduha ntizikomeye ni ukwezwa no kwizera. Abizeye Imana haleluya. Amagambo yamanjwe mugire muti uyazibukiye. Kandi hari abadayimoni batsinzwe muri uyu mwanya. Haleluya! Imana twakurikiye ni Imana nyamana. Ni Imana Amerika idahagarikira inkunga. Ni Imana itiyambaza abantu ngo itabare. Ni Imana ihamagara ibintu byose bikayitaba. Zamura haleluya niba uyizera. Ku Mana ibintu byose bigira amatwi, iyo bihamagaye bigira gute? Birumva. Ndabatangariza ko keretse niba ari yindi usenga, ariko niba ari iyacu yicara mu ijuru ikarambya mu isi, ibintu byose irabihamagara bikitaba. Ikintu kibaho cyazengereje abantu mu isi ni amafaranga. Yaratubwiye ngo nabuze abanyaha. Irayabaha mugahita mwambara ubusa, mugata ingo zanyu, mugata abagore banyu, bandi mukishushanya n'abiki gihe. Yaratubwiye ngo ifite amagunira menshi yabuze abiha. Mureke dusoza tunitaye. Niba uhari kabiri gatatu. Igice cya kabiri kigize amagambo y'amanjwe ni ukuyigereranya n'ibintu byaho byo ngo uruta Nyabingi. Ntaso fata Imana ukayigereranya na Nyabingi wo mu majyaruguru hafi y'ikiyaga cya Kajerijeri.
ntiyitwaga na Nyabingi, yitwaga Nyabyinshi, yari n'umukobwa. Nta soni ukagerera mu Imana na Nyabingi nawe ngo wahimbye nguruta Bayari, nguruta Nyabingi. Imana wowe uragiranye na Ryangombe. Ryangombe ni igiswahili, ni umuryi w'inyama z'inka, ntiyabona n'agafi n'udusambaza natwe yabona. Ni Ryangombe acungira ku mvange. Imana yacu nayo ngo uyujya nta n'uyibaza ngo gukeretse Mose niwe wayibajije ngo nzabwira bisesesera yereko ko urinde. Ngira musakira atemera bwete ndo witeka ngewe. Muri maso se mbibwirire inkuru ishimishije. Ntabwo turaguza, ntiduterekera, ntitubandwa. Twizeye Imana ishobora bingahe? Iyo niyo Mana nzakore. Ayiwe, iyo niyo Mana nzakore. Niwe abami, iyo niyo Mana nzakore. Kwabwa basenga, iyo niyo Mana nzakore. Amuruko ibigenza, iyo niyo Mana nzakore. Haleluya. Ni Imana idatabara mbere, ni Imana itabara nyuma, igaha ibitugerageza umwitangirizwa, yazi ikabirangiza nk'ibitarigeze kubaho. Abayizeye muzamura haleluya. Ngunguri Imana ngo ntaguri Sekamana. Ibi ni iki koko? Sekamana si umugabo duturanye ejo bundi ntiyapfuye? Twari duturanye. Ugatinya ukuri mu masengesho n'uburyo amasengesho avuna n'imyanya y'iki gihe yabuze, ukayibwira ngo uri Imana ngo nturi Sekamana. Hari umuhungu twasenganaga nyina yitwaga Nyirakamana, ngo ntiyarazi naho yamubyaye, akavuga ngo Imana ngo si Nyirakamana. Ayo ni amagambo yamanjwe. Paulo yabwiye Timoteyo ngo amagambo yamanjwe ugira ute? Kuzibukira niki? Ni ukubona ikintu ukiruka, kuko hari ibintu bibiri abantu batirinda. Murarangaye mba mbibabwiye. Ikintu cya mbere ni ubusambanyi. Nta wirinda ubusambanyi. Iyo ubonye umuntu ushaka ko musambana, uyabangira iki? Nawe nukomeza kwiyandikisha mano ngo mbisa ngo have byasa neki, iruka cyangwa uhamwarire ngo ninde ngo wamubwiye ko iwacu badahari ngo kandi batinda ngo winkora mu kwaha yewe ntase kizwa n'amaki. Nimukomera Imana amashyi mujye muyakoma neza, muyashiremo neza yumvuke. Nubona uri kumwe n'abantu b'abanyamagambo bene so nabi, nubwo wamuvugira ibyo yakoze, ubu mwambitse iki? Mu Kinyarwanda bavuga ngo mwarahanirwa hehe? Nibyo, hari abakozi b'Imana benshi barangaye, Satana barasira mu cyico barimo barasama, ariko iyo twicaye tubavuga tuba dufasha agafuni turimo duhorahoza. Amagambo yamanjwe ugira ute? Nyaboneka ngo ubongije urukundo nk'ubunze imineke cyangwa avoka zenda gupfa. Urahuye na Charlotte uti ndagukunda, Chantal uti nawe nuko, Kerere nawe nuko, Ange ndavuga Angelique nawe nuko. Rwose ibyo bintu urimo wa musore we, rwose uri kuroga abana b'abandi. Cyakoze abakobwa bo ndabakunda ntibabura ibisobanuro. Bavuga ko ngo ari ukubagarira ngahe, bo barabagarira n'ibitovu n'amahwa n'imikoni byose, ngo ikizaba bazagira bate. Ntabwo indwara zose zivurwa. Hari igihe unywa umuti ukawunywera iki? Muri iki giterane cy'amasengesho hari abantu barenze umwe Imana yabwiye ngo nzagukuraho amabya abantu bagusize. Nibagire gutya.
murahari benshi, muzamure cyane murebe bayobozi, murabona nibo benshi. Amabya abantu bagusize sayo bazayora bakagusiga, n'abantu babarahimba baguhimbiye ibitarabaye. Impamvu rero abavuzwe mu benshi nuko twe hari n'ibitekerezo dutanga ku muntu tutazi inkomoko yabyo, kandi ababivuze barageze gute, barabihimbye. Iyi Imana ikubwiye ngo nzakuraho amabya abantu bagusize, n'urubwa izakwaka ry'ibintu abantu baguhimbiye. Soze cyangwa nsubike. Imana ihera mu itangiriro ikamenya ibizaba mu iherezo. Yari izi ko uyu mwanya wose nzawumara Imana iri kumwe nanjye ivugana nawe ngo itonde. Ifemba namerwa kabije. Niba wari usanzwe ugira amerwe ukaba umaze imyaka 5 utabona inyama, ntabwo aba akiramerwe, aba yabaye iki? Ku rwego n'igikeri wakirya, kubera ko ntufite amerwe, none ufite iki? Igice cya mbere Efeso yabayemo rero, yabaye mu gihe cyo kugira amerwe, ifemba, umururumba wo gukunda ijambo ry'iki ry'Imana. Hahandi babonaga umwigisha wari wicaye inyuma akiyizira hehe. Ijambo ry'Imana rivuga ko bamaze imyaka 3 biga ijambo ry'Imana amanywa nijoro. Icyo gice kirarangira, baba mu kindi gice. Baba mu kindi gice dusanga mu rwandiko bandikiwe na Paulo, igice cya 1 umurongo wa 15, aravuga ngo nicyo gituma maze kumva uburyo mukunda umwami mugakunda abera bose. Bivuze ngo bari bafite urukundo rukunda Imana kandi rutarobanura abantu kuki. Hanyuma rero no mu gice cya 3 bagagaye, ari abanyedini bari aho ngo baratakaje urukundo rwabo rwa ryari, basigaye kuri antene itagerekara mu nzu, birata amateka atagihari. Kino gihe rero ngo babaga mu buzima busengera abandi, ariko bo ntibemere gusengerwa. Nicyo rero Timoteyo yabayemo. Paulo aramubwira ngo impamvu usenga ukumva ikirere kirafunze. Mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibikoresho by'icyubahiro gusa, habamo n'ibikoresho biteye iki isoni. Icyo yari arimo ashaka kumubwira nuko kuba mu buzima butezwa, nubwo waba uri pastor, umuyobozi, simvuze pastor wo mu Rwanda cyangwa ahandi, nivugiye Timoteyo, muzamvugira ibyo navuze. Aravuga ngo kuba mu buzima butezwa ububaye igikoresho giteye iki isoni. Abantu bari hano bateka mugire mutya, bajya bateka, kamere kuri unyegereye. Iyo ugiye kwakira abantu, isafuriya yatetse niyo uzana ku meza, iyo ngiye yaranyihoreye ngo binanire. Kambaza umuyobozi, uyu munsi mwatetse muri bwakira umukozi w'Imana? Ntabwo ari yutegura, ntabwo ari yutegura, utegura isorori. Ngo bategura iki? Mwebwe mutwikirize. Iyo mugiye kwakira abantu mutegura isafuriya cyangwa mutegura igikombe? Niki? N'isahani. Niki? N'ikanya n'amarushi. Ikivunika cyane kikicwa n'umuriro ni ikihe? Kubera icyo isiza mu gikoni, nuko yanze kwezwa imbyiro. Ubwo yanze kuvaho iki imbyiro, nayo izagorerwa gusigara hehe? Mu kizu bwazagaruka icyubahiro cy'ubwiza bwe, ayiwe abatari. Igisubizo gihise kiboneka, mube maso nkibabwire, bazatinya
basigare mu gikoni bazahindurwa basa no kwiyambura imyambaro Yesu akora ogejwe kubera ukuntu twakundanye ndashaka kubabwira n'icyari gisigaye tugasoza. Abari maso mugire murya. Imbyiro zo kwisafuriya ni ijambo mukunze kumva rivuga ngo umutima ntuncire iki. Kubera gutinda mu mbyiro cyane isafuriya ibibona ari ibintu bigize gute. Umutima ntuncire iki. Ngo twarakuvuze ngo ariko ngo wihangane ngo nukubera kuri umuntu w'umwana ngo uremererwa n'ubusa ngo niba byarakubabaje ngo Imana ngo tubabare ngo ariko ngo twebwe ngo tuba twumva ngo ari ibintu biri aho bisanzwe na mateka yanjye yatumye mba ahantu henshi hari aho nabaye umukobwa dusaba ko tumurenganura ngo baramubeshyeye ko atwite tuzamurenganura ku wa 4 abyara ku wa 3 arinda byaravuga ko umutima utamucira iki. Paulo yabwiye abaroma 16:19 ngo igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose cyo gituma umutima wanjye ubishimira ngo ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi ngo nimubigenza gutyo nibwo Imana ngira amahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu. Mwuka w'Imana afite agahinda kenshi ko abantu baretse inzoga bakareka ubusambanyi bakareka ubusinzi bazarimburwa. Safuriya yatekeye igiterane yatekeye abanyeshuri n'abashyitsi benshi bayikuramo ibyo kurya bikabizana ku meza mu masorori ibisigaye bagasukamo amazi bagashyira hare bakajugunya iriya bagahita begura udukanya twa 200 cyangwa twa 500 bagafata Swiss beseri bakagira gute bati nimwiyizire mujye imbere y'abashyitsi nimwe mwemeye kwezwa ibisafuriya bisigare yamana batwegeranye kandi si ngombwa ngo bose baba bakiza bafite amadongo ya 5 n'uwateguye ka parasitike ka 100 kemeye kwezwa. Igisafuriya kiri he niyo aho bakoreye ari hato wenda ukaburi buze kuhanyura ugiye kugira gukemura nk'ibyoroshye bashaka ibintu bakagira gute ngo abashyitsi batagira gute nubona aho batwikiriye umenya ko ari ibisafuriya. Yesu yaravuze ngo hari abantu azakorwa n'isoni zo kwitwa Imana ye. Maze rero iyo uvuze ibintu nk'ibi baravuga ati kuki atari we waje mbere Mana nyaboneka waza utinze nk'uko nagize ibibazo by'imodoka no guturuka kure bati uyu muntu ntahishurirwa ntazi ko twabivuyemo. Ntabyo mwavuyemo ubuhanuzi buvuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko utejejwe utazareba umwami Imana. Muri iyi minota 15 mwaretse tukinginga Imana tukayibwira ngo mu kanya saa 10 baraba bateye ubuntu. Ntabwo abigisha n'abayobozi tuza kujyana mu rugo umwuka wera ko ari marene waritse umugeni wa Kristo ukomeze ubane nanjye unyobore mu kuri kose umbwira uko nakwifata muri iki gihe cy'akajagari k'ibyaha. Mwami Yesu yasobanuye ngo bari maso bonyine n'abisi nibo bazaho igihe kigeze ariko abandi abakozi b'Imana barimo bakabaka. Mwigire ejuru dusenge, mwigire ejuru dusenge. Uwitwa Yuda yaravuze ngo ni muri Nehemiya 4
abikorezi bacitse intege kandi ibishingwe bigikabije kuba byinshi. Abikorezi ni abigisha, abikorezi ni abayobozi, abikorezi ni abera baryo bahora bari maso. Hari igihe umuntu yigisha hakaza bangana na ba bandi baje, umuntu akagira ngo birahuye biratunganye, ariko icyo umwuka w'Imana ahamya ni uko imibanire yanyu nawe idatunganye kandi itameze neza. Kandi Abatesalonike urwa mbere 4:3 haravuga ngo icyo Imana ishaka ni ukwezwa. Ku murongo wa 4 havuga ngo Imana yaduhamagariye kwezwa. Ku murongo wa 8 akavuga ngo utabikoze aba yanze Imana. Byumve hore nawe ati mbibarize ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize, mbibarize bibananiza iki? Ndagira ngo umuntu wavuganye n'Imana akumva ijwi ry'Imana rimugaya ibyo akwiye kugorora. Ntabwo twongera guhamagara igihe cyo guhamagara cyabaye kandi Imana yakoze, twazanywe no gusenga. Ku rwego n'ubwo umuyobozi n'umwigisha batasenga ngo bagere ku ntege nke zawe, ariko ubwira Imana ngo Mana, ndabimenye ko hari intambamyi, hari inzitizi y'amasengesho yanjye, ariko nguciriye bugufi kandi ntabwo mbikoze by'umuhango, nuko bigenda nta n'indi protokoli hari mu ijuru ku Mana kugira ngo wezwe, uretse gucira Imana bugufi ukemera intege nke zawe. Ibyacu bikorerwa mu kwizera. Abizeye imbabazi z'Imana muvuge ngo amen. Muvuge cyane ngo amen. Muvuge cyane ngo amen. Mu mwuka no kwizera abizeye ubugingo buhoraho mutere cyane haleluya. Kandi hashimirwa Imana se umwami wacu Yesu ihagaritse akajagari k'abadayimoni ku bantu basenze. Zamura cyane haleluya.